Ndagusuje wowe ukurikiye iyi video. Iyo bavuze Perezida Ibrahim Traoré, abenshi bumva perezida wambaye imyenda ya gisirikare, utajya ukunda kugaragara muri za kositime nk'abandi baperezida. Dore rero ibintu bitanu utari uzi kuri Traoré, perezida wa Burkina Faso. Nubwo ari umuperezida muto ku isi, Perezida Traoré ni umugabo ufite abana n'umugore. Gusa si kenshi uzigera ubona umuryango we ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri za social media, ndetse kuko yahisemo ko biguma ari ibanga. Ikindi gitangaje, nubwo mu myaka ari muto, Perezida Traoré ku bijyanye n'amashuri afite impamyabumenyi ya Bachelor's Degree yakuye muri University ya Ouagadougou mu bijyanye na sayansi. Aha ngaha ni muri Burkina Faso. Yayibonye mu mwaka wa 2009 ku myaka 21 gusa, dore ko yasoje kwiga ari mu bantu bahize abandi mu banyeshuri bigaga muri icyo gihe. Ikindi ni uko Perezida Ibrahim Traoré, nubwo abantu bamumenye agaragara mu mpuzangano za gisirikare, Perezida Traoré yavuze yuko mu nzozi ze atigeze atekereza ko yazajya mu gisirikare, dore ko yagize ngo n'igitekerezo cyo kujya muri politike ubwo yigaga muri kaminuza. Ikindi abaturage be bo muri Burkina Faso bakundira cyane perezida wabo, nubwo ari perezida, Perezida Traoré yanze kongezwa umushahara ngo ahembwe nka perezida w'igihugu, ahubwo ategeka ko yaguma guhembwa nka kapiteni, iranka afite mu gisirikare cya Burkina Faso. Ibyo byamwongereye igikundiro ku baturage ayobora, ndetse arushaho no gutanga urugero rwiza y'uko kuba umuperezida bitavuze gushaka indonke. Ese wowe ukundira iki Perezida Traoré? Twandikire muri komenti. Niba hari undi muntu mwifuza ko twaganiraho w'icyamamare, mwatwandikira muri komenti. Murakoze.